Zangiritse ni ingwa zitandatu, ingogo ine, n'izindi zizwi nazo zanagiye, ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze. Imvura ibintu byose yabijyanye, umugezi gwabijyanye, nta kintu narokoye nagiye kubagara. Ujya ubuyobozi buradukunda badushishikarije kera ngo tuve mu mubande mbega tukumva ko batwanga mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu mpinga. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Midimari ndetse n'abandi bashinzwe ibijyanye n'inkongi y'umuriro bakomeje kugenda bakoresha abantu imyitozo yo kureba cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi uburyo bakwitwara mu gihe inkongi y'umuriro yaba igaragaye aho ngaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukareba uburyo abantu bitwara n'inama bagirwa y'ibyo bakora mu gihe inkongi y'umuriro yaba ibaye aho bari. Ikaze mu kiganiro cyacu. Turi mu bihe by'imvura mu Rwanda, ariko ntibibujije ko no mu bihe by'imvura hagaragara inkongi z'umuriro mu gihe abantu batirinze gukora ibikorwa byakurura iyo nkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro ni ikiza kenshi giterwa n'ibikorwa bya muntu biturutse ku burangare ndetse n'ikoreshwa nabi ry'ibyakurura inkongi y'umuriro. Umuyobozi w'ishami rishinzwe gutabara ibyangijwe n'ibiza muri Midimari arasobanura impamvu ari ngombwa kumenya uko wakwitwara mu gihe habaye inkongi y'umuriro. Hari ibikorwa bitandukanye bigenda bikorwa by'ubugenzuzi bikorwa na Midimari kumwe na polisi iri kumwe na Rwanda Housing Authority kugira ngo barebe ibibazo bigiye ku nyubako bagatanga recommendations, bagatanga mbese ibyakorwa no kugira ngo twongere ubumenyi navuga busangiwe bw'abantu bakorera ahantu hamwe, bw'abantu babana, haba ari mu nyubako za leta cyangwa zizirwamo n'abantu benshi, mu masoko, mu mashuri, ahantu mbese haba abantu benshi, kugira ngo haramutse habaye inkongi bamenye uko bitwara, kuko imyitwarire y'umwe niyo ishobora gukiza undi cyangwa ikamushyira mu kaga. Ikindi, hari ibikoresho bitandukanye bigenda bishyirwaho nk'uko abashinzwe kubaka babisaba, ariko ugasanga ahantu biri bimeze nk'imitako, abantu ntibazi icyo bimara, ntibazi uko bikoreshwa, ndetse na hamwe haba inkongi zitangira ari ntoya bihari, ariko ntihagire ikintu abantu babikoresha ugasanga ntacyo bimaze. Ariko iyo twaje ahantu nk'ahangaha tukabireba, tukabafasha kumenya uko bikoreshwa, noneho tugakora n'imyitozo. Iyo turebye ukuntu abantu bitwara mu gihe bumvise ko habaye inkongi, niyo duheraho tubabwira icyo bakwiye kuba bakora. Icyo tubabwira cya mbere ni uko inkongi y'umuriro ni impanuka. Nubwo hari abantu wenda bashobora kugira ibikorwa bakorwa kugira ngo habe inkongi bagateza inkongi, impanuka ntabwo umenye igihe izakuberaho. Turimo turagenda abantu bagenda batera imbere bagura ibikoresho bitandukanye bikoresha umuriro bishobora guteza kongera ko izo mpanuka zishobora kubaho. Abantu bimwe ntibazi no kwikoresha neza, ntibazi no cyangwa se baragenda bagiga gahoro gahoro. Abantu bakwiye kumva ko impanuka kugira ngo wirinde, niba tuvuge ugendana mu modoka yawe gusaba ngo gendana kizimyamwoto, ni ukuvuga ngo ya modoka nigira impanuka ikaba yafatwa n'inkongi, uraba wariteganyije wariteguye ifite. N'abo bantu turavuga ati mureke mumenye uburyo mwakwitwara. Niba uri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ukaba ufite abanyeshuri 600 barara ahantu hamwe, baba mu buzima bumwe, ariko bakaba batazi uko bakwitwara mu gihe habaye ikibazo, bisobanuye ko icyo kibazo nikiba baritwara mu kaduruvayo. Aho kaduruvayo rero niko gatuma habaye ibibazo mu gihe cy'inkongi z'umuriro, abantu bagakandagirana cyangwa se bakagenda basanga wa muriro, kubera ko mbere y'igihe batazi uko bakwiye kuba bitwara, batabiganiriyeho nk'abantu bakorana babana hamwe. Mu gihe habaye inkongi y'umuriro bitewe n'abahari uko bitwaye bigena ingano y'ingaruka zatezwa n'iyo nkongi y'umuriro zikaba nyinshi cyangwa nkeya. Itsinda rigizwe n'abakozi ba Midimari ndetse na polisi y'igihugu mu ishami rishinzwe kuzimya umuriro bakoresheje imyitozo abakorera mu nyubako zohereramo abantu benshi ndetse n'abanyeshuri ku buryo bagomba kwitwara igihe aho bari hafashwe n'inkongi y'umuriro. Hamwe mu ho bakoresheje imyitozo harimo inyubako y'akarere ka Kamonyi n'iy'akarere ka Huye. Hamwe ntihari n'uburyo bwo kuburira abantu, gusa bifashishije ubutumwa bugufi ndetse no gusakuza ko habaye inkongi y'umuriro. Umwitozo mu by'ukuri wagenze neza kuko dukuyemo amasomo menshi. Bigaragaye ko rwose abantu batiteguye uburyo bwo guhangana n'ibiza bishobora kudutungura, cyane cyane umuriro, uburyo abantu bashobora gusohoka, uburyo abantu bashobora gutabaza, uburyo abantu bashobora guhana amakuru.
twasanze bikiri hasi ariko n'inyigisho nziza idufashije. Ikindi nk'akarere natwe twasanze hari ibyo tugomba gukora kunoza kuri iyi nyubako kugira ngo dufashe kurinda abakozi bacu ndetse n'abatugana ku buryo habaye ikibazo umuntu yamenya uko ahunga, yamenya uko atabaza, yamenya n'uko yitabara. Ibi rwose mwasanze bidahari twabitekerejeho natwe tunabitangira isoko. Ubu igisigaye ni ukubizana no kubishyiraho ariko no guhugura abakozi uburyo bikoreshwa ku buryo twizeye neza ko nyuma y'ukwezi akarere kacu kazaba karinzwe ku buryo buhagije, karimo ibyangombwa byose byatuma abantu bagakoreramo mu mutekano. Twumvise impamvu tubona n'uburyo biriya bikoresho dufite twabyitabaza. Ubundi inyubako yacu ni iya kera, ziriya za kizimyamwoto tuzifite ariko ntabwo zakorerwaga entretien. Icyo turacyungutse nacyo, dushobora kuzikorera entretien kandi dushobora no kubishyira muri budget tukagura izindi nyinshi n'izifite ubushobozi kurusha ziriya twari dufite, ko tubonye ko ziriya zizimya umuriro woroheje ariko ubushobozi burahari n'ubumenyi noneho turabugize. Ako karere ho dufite n'izindi nshingano zo kuba twafasha n'abaturage. Urwego narwo ku bwanjye nabonaga ruhari ariko ntirugera hasi, ni nacyo twagisobanuriwe. Abenshi buriya nta nubwo bari bazi neza icyo rwanadufasha. Urwo rwego narwo ni ikintu kitagoye dushobora gushakisha kugira ngo inzu yacu ivugururwe. Abanyeshuri bo mu kigo cya Notre Dame de la Providence ku Karubanda mu karere ka Huye nabo bakoreshejwe imyitozo. Hatwikwa amababi iruhande rw'aho abanyeshuri barara maze bakoresha uburyo bwo kubabwira ko amacumbi yabo ahiye kugira ngo barebe uko bitwara. Twabanje kugira ubwoba batubwira dortoir zirahiye, gusa nyuma yaho twasanze ari umwitozo mwiza. Dukiye kumenya ko inkongi z'umuriro zibaho kandi bishoboka ko natwe twafatwa. Hano twize uburyo ki dushobora gukoresha kugira ngo twirinde inkongi y'umuriro igitangira cyangwa se niba yamaze kurenga ko dukwiye guhunga. Bamara kutubwira ko dortoir zacu zihiye, abantu twese buri wese ajyaga kuri dortoir yiwe yerekeza aho chambrette iri kugira ngo arebe ko zifunguye yinjiremo, arebe ko hari ibintu bye yaramira. Bamaze kutwigisha ko byaba atari byiza ko twakwegera umuriro, ahubwo aho kugira ngo tuwegere twashaka uburyo bwo kurwanya, twasanga bidashoboka tugahunga kugira ngo dukize amagara yacu. Uyu mwitozo mbonye ari mwiza, ufashije abana kureba uko byakorwa, kuko habayemo ibintu bibiri. Habayemo kubasobanurira mbere na mbere uko iya kizimyamoto uko ibikoze, uburyo ifunze, icyerekana ubusugi bwayo. Uburyo bwa kabiri bwo kwerekana umuriro waka, kuba hari n'abana bagiye kubizimya bakabona ziriya produits zisohokamo ukuntu zifite ubushobozi bwo kuzimya, nabyo ndabona ko bitwunguye ubumenyi. Icyo tugiye gushyiramo imbaraga ni ukuzabyongera, ubundi tugiye kuzuza n'ibyo ngibyo byari byaraguzwe kera. Mu nyubako ikoreramo Minecofin mu mujyi wa Kigali ho ni inyubako nshya ifite n'uburyo bwo kuburira abantu mu gihe habaye inkongi y'umuriro. Gusa igitangaje ni uko bamwe bumvise n'iyo mpuruza ariko bakigumira mu mirimo yabo. Tukaba rero natwe Minecofin twishimiye uyu munsi kuba twabonye umwanya bakatugenera aka kanya kugira ngo batwungure ubumenyi muri iyi gahunda ya fire drill and firefighting. Ni ikintu tugiye kugenderaho noneho kugira ngo noneho tuimprovinge cyangwa se tunoze gahunda zari zihari. Nk'urugero dusanzwe dufite system idufasha mu kigo cyo maintaininga no kubasha gukora suivi ya buri munsi kuri system ya protection. So icyo kintu nicyo tugiye guheraho. N'indi ngamba nanone twabonye ari ingenzi gushira muri gahunda nuguha ubumenyi abantu bacu. Tubanze tubaho ubumenyi, tugira abantu baduserukira kuri each floor kugira ngo iyo habaye situation zitateganywa abantu babashe kuba bari already prepared kandi bari tayari gufatanya kugira ngo barokore abandi. Nyuma yo gukora umwitozo bitewe n'uburyo abagize itsinda rihuriweho na Midimar ndetse na polisi y'igihugu ishami rishinzwe kuzimya umuriro babibonye, babwiraga abantu ko bitwaye cyane cyane bidakwiye bagomba gukosora.
abantu cyane cyane baba barahahurira abantu benshi bagirwa inama z'uko bakwitwara kuko uko buri wese yitwaye bifite uruhare mu kongera cyangwa se mu kugabanya ingaruka zaterwa n'inkongi y'umuriro. Niba tuvuze wenda ngo tuvugije inzogera tuti habaye inkongi muri ino nyubako, abantu bari muri iyo nyubako bakabaye babanza gutekereza ibintu nka bitatu. Icya mbere ni ukubanza kumenya ahantu iyo nkongi ibereye, bakaba bareba extinguishers cyangwa se bya kizimyamwoto biba biri ku nzu, niba ari bw'igitangira bagatangira bakayizimya, bakanahamagara polisi ishami rizimya umuriro kuri nimero 111. Ariko nk'uko mubibona ahenshi iyo bumvishe inzogera zivuga ko abaye inkongi cyangwa abaye ikibazo bihutira gusohoka birukanka, ntawe ureba ngo habaye iki, wenda tubitutse ku mashanyarazi tuyakureho dukupe, ahubwo no kwirukanka gusa. Mu banyeshuri ho niba bavuze bati dodo arihiye, bose birukanka bajya muri dortoir kandi ahubwo bishobora kubagiraho ingaruka. Ntawe utekereza kuba yatangira kuzimya akantu gatoya, ntawe utekereza kuba yatabaza ngo bamutabare hakiri kare, kuko ahenshi usanga hangirika ibintu byinshi kubera ko batabaza bakererewe, bikaza gutuma n'abaza gutabara nabo bahagera bakererewe hashize umwanya, kandi umuriro muzi ko nyuma y'iminota 10-15 ibintu byarangije gushya. Hari nkaho twavuze tuti ntabwo hagaragaza inzira abantu basohokeramo iyo habaye inkongi. Tukavuga tuti kubera ko abantu basohoka mu kaduruvayo ubona ko batazi aho bari kujya naho bakabaye banyura, bikwiye kuba bigaragara n'umuntu wese winjiye muri iyo nyubako yaba yikoreramo cyangwa se n'umushyitsi wayijemo akavuga ati mu gihe habaye ikibazo abantu banyura ahangaha. Tukavuga tuti iyo abantu basohotse bagira aho bahurira haba harateganyijwe ku nyubako, assembly point. Icya mbere ni uko bahahungira. Ikibazo kiri muri iyo nyubako cyabaye cy'inkongi, hari ahantu abantu bagomba guhungira, kuko hari aho ushobora guhungira ibintu biri guhira muri ya nyubako bikaba byanaturika gusanga hanze bigatera ikibazo. Hari ahantu rero hameze neza hateguwe hasa nk'ahitareho gatoya, hagomba guteganywa kugira ngo abantu bahahungire mu gihe hari kubaho ubutabazi. Noneho iyo bahagiye bifasha abatabazi kumenya ngo abantu bari mu nyubako bari 200, hano kuri aho bahuriye hakaba ari 160 cyangwa 180, hari 20 bakiri muri ya nyubako bakeneye kujya gukurwamo, bakeneye kujya gufashwa, babuze ukuntu bavamo. Harimo abaje bakagwa, harimo bavuze wenda bakagirwa bakisha mu tubati cyangwa bakisha munsi y'ameza, hakamenyekana abantu barimo bakajya kubashakamo. Hari aho usanga biriya bya kizimyamwoto biri ahantu hafungwa, ugasanga baraziguze ariko ahantu ziri harafungwa n'urufunguzo, umuntu wafungura ntaho hari yagiye. Ubwo haramutse habaye ikibazo nta kizaba zibamariye. Cyangwa se ikindi kiba twabonye biba bidahari nk'inzego zigomba kuba ziri ku nzu ndende, kugira ngo niba umuriro wahereye mu muryango aho abantu basohokera bagira ahandi hantu bashobora guca bamanuka, ugasanga urwego nta ruhari cyangwa se uruhari barushyizeho ibintu birufunga, cyangwa se ntirugera hasi ku buryo abantu bose bamanuka ngo barugereho hasi. Ikindi nacyo tubona ni ukubwira abantu kugira ahantu hatandukanye abantu bashobora gusohokera. Hari nkaho twabonye hari umuryango umwe, inzu y'amagorofa 3 ifite umuryango umwe abantu basohokeramo, indi miryango iriho ihora ifunze, n'abafite imfunguzo ntago baba bari hafi cyangwa nabo ntibazi naho ziri. Abantu bose bakoresha umuryango umwe kwinjira no gusohoka. Mu gihe haba ikibazo giturutse kuri uwo muryango, abantu bose bahera muri iyo nzu cyangwa se bagasunika bashaka kuwunyuramo bakabahora n'ibibazo. Iyo miryango nifungurwe cyangwa se hajyeho uburyo bwo kuvuga ngo ifungurwe ite, kandi ifungurwe no ku buryo bworoshye. Nubwo inkongi y'umuriro akenshi aba ari impanuka, hari n'ibikorwa bya muntu bitera inkongi y'umuriro, ariko ibyo byose biba bishobora no kwirindwa. Mubonye ko abantu benshi baba batazi uko bakwitwara mu gihe habaye inkongi y'umuriro, n'abafite ibikoresho byo kuyizimya abenshi ntabwo babazi uko babikoresha. Inama rero mugirwa ni ukumenya uburyo bwo kwitwara mu gihe inkongi y'umuriro yabaye, no kumenya kuba mwakoresha kizimyamwoto kugira ngo muyizimye itari yaba nyinshi ngo ikongeze n'ahandi yangize ibintu byinshi bitandukanye kandi mu kanya gato. Twizere rero ko mwumvishe inama mwagiriwe. Ku bindi bisobanuro mwamagana nimero itishyurwa ya Midimar 170. Nawe mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.